cyacu cya buri munsi daily life program muba muri kumwe nanjye Fiona, aho twibanda cyane ku mibereho y'ubuzima, tukibanda cyane ku kintu cyadufasha tukagira ubuzima bwiza cyangwa se imibereho myiza. Twongeye kubashimira kubwo kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye, aho mwadukurikiye guhera mu gitondo, guhera mu kiganiro cya mbere cya morning updates, mukadukurikira muri morning sports, mukadukurikira mu museke w'iterambere. Tukaba tukiri kumwe muri aya masaha kandi tubashimira cyane kubwo urukundo rwanyu, kubwa like, kubwa share, kubwa subscribe yanyu aguma yigaragaza kuri channel zacu zigiye zitandukanye. Kuri uyu munsi rero dufite ibintu by'ingenzi twabateguriye, nk'uko mu biganiro byatambutse cyangwa se ibiganiro byashize twagarutse cyane ku ndwara zigiye zitandukanye n'ukuntu wakwirinda indwara zigiye zitandukanye. Harimo uburwayi bwinshi cyane twavuzeho, ubw'impyiko, umutima, iki. Ku muntu wese waba utarabona ayo mavideyo cyangwa se utarabona izo program twagiye tunyuzaho muri daily life program, wajya mu mavideos yacu muri channel mo imbere ukayareba, ukimenyera neza ibitera indwara, ukimenyera ibishobora gutuma wazirinda, ibintu wakora utaragira ubwo burwayi ku buryo wabwirinda. Dukomeza uyu munsi tukaba twabateguriye ikiganiro kiri buvuge ku ndyo yuzuye. Indyo yuzuye ni ingenzi ku buzima bwacu, ni ingenzi ku mibereho yacu. Nubwo abantu benshi tujya twumva ngo indyo yuzuye, tukibaza se indyo yuzuye ni iki? Abenshi cyane nk'uko tujya tunabifata tukavuga ibyo ni iby'abakire, ni amagambo y'abakire baba bafite wenda amafaranga yo kuba bakora ibyo bintu. Oya, ntabwo ariko bimeze, ahubwo ni ibyacu twese, biratureba. Yaba ukeneye ubuzima bwiza, yaba ukeneye ubuzima budafite ingorane cyangwa se ikibazo icyo ari cyo cyose, biragusaba kurya indyo yuzuye. Cyane cyane ko hari imvugo ivuga iti we are what we eat, cyangwa se turi ibyo turya. Ikintu ugiye kwishyiramo muri uyu munsi, ishyiremo ko turi ibyo turya, wowe uri ibyo urya. Ku munsi cyangwa se igihe ufashe foka yawe cyangwa ikiyiko cyawe ugiye gufata ifunguro, menya yuko ase ngiye guha umubiri wanjye ibyiza cyangwa ngiye kuwuha ibibi. Ibyo bintu ubyibazeho kenshi cyane, bitewe n'uko ari ngombwa kuba twafata ifunguro cyangwa se indyo yuzuye. Indyo yuzuye haba harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bishobora gufasha kuduha intungamubiri zitandukanye, gukora umubiri wacu, kubaka umubiri wacu mu buryo butandukanye, tukaba twakwiberaho mu mibereho myiza. Dukomeza rero, ndaza kubanza mbabwire ku bintu bimwe bikenewe n'umubiri wacu dushobora kuba tutazi. Umubiri wacu ufite ibintu ukeneye kuba wakora neza, kuba wabaho neza, kuba twagira ubuzima bwiza budafite ikibazo cyose cyangwa ibyago ibyo ari byo byose. Hari ibintu rero umubiri wacu ukeneye tugomba kujya twibuka buri gihe, tukabona tukabikora. Umubiri wacu ukeneye ibyubaka umubiri, ari byo twita carbohydrates. Izo carbohydrates zifasha ibitera imbaraga ari byo carbohydrates. Izo carbohydrates zisaba cyangwa se zifasha mu gutuma umubiri wawe ugira imbaraga. Aho dusangamo ibiryo nk'imyumbati, umuceri, ibitoki, ibirayi, amateke, kawunga n'ibindi bigiye bitandukanye. Izi ni indyo zishobora kuba zafasha umubiri wawe kugira imbaraga. Kuri wa mubiri udafite imbaraga, iyo ukoresheje
carbohydrates cyangwa se ibiterambaraga, ugira imbaraga mu mubiri, ukaba wagira ubuzima bwiza. Ah, dukeneye ibyubaka umubiri, ari byo cyane cyane dukunze kwita poroteyine. Poroteyine zifasha mu kubaka umubiri, aho usanga cyane cyane nk'urugero rwiza, usanga wenda wikase, wajya kubyuka wikase wenda nijoro, wajya kubyuka ugasanga wa mubiri watangiye kwiteranya, kwifatanya neza. Ubwo biba bivuze ko urya ibyubaka umubiri. Iyo bigeze mu mubiri bitangira mu gufasha gukora uturemangingo dufasha mu kubaka umubiri. Amaporoteyine ari mu byiciro bibiri, harimo aturuka ku bimera, hakaba harimo n'aturuka ku matungo rusange. Aturuka ku bimera harimo amashaza, ibishyimbo, ubunyobwa, soya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Poroteyine zituruka ku matungo ni inyama, inkoko, amafi, amagi n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari abantu bavuga wenda ngo ibi bituruka ku matungo, kugura inyama, kugura ibiki birahenze, wenda kugura inkoko birahenze ku bantu baba badatunze wenda batabifite. Wahita, icyo nakugiraho inama, nagushishikariza gukoresha biriya bituruka ku bihingwa cyangwa se ku bimera bigiye bitandukanye, bitewe n'uko biriya byo biba bidahenze nk'ibituruka ku matungo, ariko cyane cyane bikadufasha mu kubaka umubiri wacu kandi tukagira imibereho myiza. Kuba urya indyo nziza, kuba urya ibiryo bidafite ikibazo, nibyo bituma umubiri wawe ukora neza, nibyo butuma bwa burwayi twagiye tuvugaho haruguru, uburwayi twasubiyeho kenshi, nibyo bituma wabwirinda. Cyane cyane hari aho twasubiragaho ko imbuto zitandukanye, imboga zitandukanye zishobora kuba zagufasha kwirinda ubwo burwayi bugiye butandukanye. Rero niyo mpamvu bashishikariza kuba twakoresha indyo, kuba watekereza ku byo kurya ugiye kurya mbere yo gufata ibiryo ubonye ugahita ubirya gusa, bikaba byakuzanira n'ikibazo cyangwa se byatera akaga umubiri wawe. Ikindi kintu umubiri wacu ukeneye cyangwa se imibiri yacu ikeneye, twebwe dushobora kuba tutazi, ni ibinyamavuta cyangwa se kurya ibintu bikundwahayemo ibinyamavuta. Biragaragara cyangwa se bivugwa kenshi cyane ko amavuta atari meza ku mibereho ya muntu cyangwa se ku buzima bw'umuntu, ariko ntabwo bivuze ko ugomba kuyavaho burundu, bitewe n'uko amavuta afasha mu kwinjiza vitamine neza mu mubiri. Muri cya gihe hari amavuta mu biryo byawe, hari amavuta mu kintu ugiye gufata, iyo kirimo vitamine cyangwa se hari n'izindi vitamine wafashe, bituma byinjira neza mu mubiri. Kandi vitamine cyane cyane tubonyemo nka vitamine E, twabonye ko ifasha ku maso yacu kuba twabona neza, kuba yaturinda n'ubwo burwayi bw'ubuhumyi. Ikintu wakora rero kuri aya mavuta, wateka amavuta make kandi wizeye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ureke amavuta burundu, ahubwo akoresha make ari ku kigero y'uruganda wowe wumva wizeye, ashobore kuba yafasha nayo mu mubiri wawe. Ntabwo ari ngombwa wenda no kuyakarangisha, wanayafata ugafata dukeya ukadushyira mu byo kurya hejuru watogosheje, ibyo byo kurya birimo gutogota ukadushyiramo, bikaba byaba byiza, byagufasha ma vitamine kuba yakwinjira mu mubiri wawe kandi imibereho yawe ikaguma iri myiza. Dukomereje aho rero, umubiri wacu ukeneye ibintu byinshi twebwe dushobora kuba tutanazi, aho dusanga umubiri wacu
ukeneye amazi, amazi menshi ariko atarengeje urugero, bitewe n'uko amazi twabonye ko afite akamaro kagiye gatandukanye mu mubiri. Amazi afite akamaro kanini cyane, aho udufasha cyangwa se adufasha mu kureguletinga cyangwa se mu kugabanya ubushyuhe buri mu mubiri, cyane cyane cya gihe wowe uba wumva ushyushye cyane, uko unyweye amazi uhita wumva bigabanutse, bikaba byafasha umubiri rero gukora neza. Ntabwo ari byo wenda uyu munsi twari bwibandeho cyane, ariko nabyo ni uko ari ingenzi, ari bimwe mu ruhare rwo kuba byafasha umubiri wacu cyangwa se ubuzima bwacu kugera neza cyangwa kugenda neza, ariyo mpamvu tubigarutseho cyane. Reka twikomereze tujye neza ku ndyo yuzuye, nk'uko twari twabivuze, nk'uko natangiye mbivuga, vuga ngo indyo yuzuye ni iki? Indyo yuzuye tuyifata gute? Tuyumva gute? Ni ukuyumva gusa tukumva ko ari indyo yuzuye ntitumenye ibikoze iyo ndyo yuzuye? Indyo yuzuye iba irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane nibyo twita nko kurya neza. Kurya neza ntabwo ari kwa kurya wenda bya bintu bikaranze cyane, bya bintu birimo ibintu wenda ugasanga wakaranze amafiriti, inyama gusa, oya. Ahubwo indyo yuzuye iba irimo ibintu bigiye bitandukanye, bimwe muri byo ari byo turi buze gusanga ko twavuzeho ko bikenewe n'umubiri, ariyo mpamvu bigomba kuza bikajya mu ndyo yuzuye kugira ngo imibereho yacu ikomeze igenda neza ku murongo, ikomeze imeze neza, nta kintu kiyigora. Indyo yuzuye harimo cyangwa se iba igomba kuba irimo ubundi ibintu bitatu cyangwa se ibigizwe n'ibintu bitatu. Harimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirwanya indwara. Ibitera imbaraga twamaze kubibonaho ko harimo ibiryo bigiye bitandukanye, kandi twese nzi yuko cyangwa se nkeka yuko abanyarwanda muri rusange ibi atari ibyo kurya dukunze kubura, ari ibyo kurya bihari ahubwo bihoraho mu gihugu cyacu. Tugasangamo imyumbati, igitoki, umuceri, amateke, ibirayi, ibintu byinshi bitandukanye bitera imbaraga cyangwa se byongera imbaraga mu mubiri. Ibyo biba ari ingenzi cyane kuba kimwe muri byo, ibijumba kimwe muri byo. Ntabwo mvuze ngo wenda ubifate byose ubishyire ku biryo byawe bya buri munsi, ahubwo kuramo kimwe, toranyamo kimwe muri cyo ugifate ku munsi. Biba byiza iyo ugiye uhinduranya, ntabwo ari byiza yaba tuvuze ngo hagomba kubamo ibitera imbaraga, ngo yaba uyu munsi wariye ibijumba uvuge ngo yigo bitera imbaraga, ndaza kubirya uyu munsi, ejo bundi, icyumweru gitoboke, ukwezi, umwaka ushire urimo kurya ibyo ngibyo kubera ari byo bitera imbaraga. Vangamo imyumbati, undi munsi ufate ibirayi, undi munsi ufate umuceri. Biba byiza na buriya iyo ufite iyo ndyo yuzuye kuguma uhindura, bihindagurika, ntibibe constant ngo bigire urye ikintu kimwe. Ibindi bintu ushobora kuba warya ni ibyubaka umubiri. Ibyubaka umubiri cyane cyane byo dukunze kwita cyangwa se kuvuga nk'aho ari poroteyine. Twabonye ko biri mu byiciro bibiri. Hari izituruka ku matungo, hari poroteyine zituruka ku bimera, ariho twabonyemo
izituruka ku matungo, inyama, inkoko, amafi, amagi n'ibindi bigiye bitandukanye bituruka ku matungo twiyororera twebwe mu mago yacu. Cyane cyane dukunze kwibanda kuri ibi bintu tukavuga ngo birahenda, ngo ibiki, ngo niyo mpamvu tudashobora kubishyira ku ndyo yacu ngo ibe indyo yuzuye. Ikintu wakora ni uko washishikarira noneho gufata ibi bituruka ku bimera, harimo ibishyimbo, amashaza, soya, ubunyobwa. Iyo ubonye biriya bihenze, wowe ufata ibidahenze, ariko n'ubundi byose bikora kimwe. Bipfa kuba byose ari ibyubaka umubiri, bikaba byagufasha ko ugira imibereho myiza. Turaza no gusubira ku bindi, ibirwanya indwara. Ibirwanya indwara hano nabyo biri mu byiciro bibiri, harimo amavitamine, harimo n'imboga rusange. Amavitamine cyane cyane dukunze kuyakura he? Dukunze kuyakura mu mbuto zose zigiye zitandukanye. Ntabwo tuvuze ngo fata wenda amaronji gusa cyangwa se imyembe gusa. Imbuto zose aho ziva zikagera, buri mbuto iba ifitemo vitamine. Wenda wasanga ifite vitamine itandukanye n'iyindi kubera haba hari amavitamine atandukanye, nka vitamine E, vitamine B, vitamine C, amavitamine aba atandukanye. Ariko imbuto izo ari zo zose izo wafata, ntabwo wabura vitamine wakuramo. So ikintu nagushishikariza ni uko ku ndyo yawe yuzuye hagomba kubaho imwe muri izo vitamine, imwe mu mbuto. Atari ukuvuga ngo imbuto zose uzifate uzirye uzivange, oya, ahubwo toranyamo imwe ariyo urya, ikindi gihe uzafate iyindi, kubera twabonye ko ari ingenzi ko mu ndyo yuzuye tugomba kurya duhinduranya, atari ukuguma turya ikintu kimwe buri munsi. Ibindi biri mu bintu birwanya indwara mu mibiri yacu harimo imboga. Imboga twazigarutseho kenshi cyane tuvuga ko zirwanya cyangwa se zifasha mu gukiza uburwayi, zifasha mu kurinda uburwayi bugiye butandukanye, harimo umuvuduko w'amaraso, harimo imitima, harimo wenda impyiko, harimo uburwayi bwinshi buhungabanya imibereho yacu. Kandi tukaba tuzi yuko imboga zigomba kujya ku ifunguro ryacu, zigomba kujya ku isahani yacu ya buri munsi tugiye kurya. Imboga harimo amapavuro, harimo karoti, harimo byose, intoryi, dodo muri rusange, amasereri, byose ikintu cyitwa imboga rwatsi. Zirafasha cyane kubera ziba zikungahayemo amavitamine, intungamubiri zigiye zitandukanye, aho twabonye ko zinafasha, zimwe muri zo zifasha no kuba zafasha amaraso gutembera neza, zikaba zafasha wenda mu kuyungurura no kuyungurura amaraso, zikaba zafasha mu burwayi butandukanye. Nka karoti ifasha mu burwayi bw'amaso, igafasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Zikaba zafasha mu kubalansinga imyunyu iri mu mubiri wacu. Urumva ko zino mboga ari ingenzi cyane, kandi tugomba kuba twazifata ku mafunguro yacu ya buri munsi. Ikigero cyiza rero cy'indyo yuzuye ni uko ku isahani yawe cyangwa se ku ifunguro ryawe rya buri munsi habamo icyongera imbaraga, hakabamo icyubaka umubiri, hakabamo n'ikirwanya uburwayi. Ariho usanga wenda ufashe umuceri, aho kugira ngo ufate umuceri igisahani cyuzuye, wenda ufate n'imboga z'inyanya zidafite ikindi kivanzemo. Ibyo ngibyo ntacyo biba bimaze, uba uriye
ibitera imbaraga byinshi ariko izindi ntungamubiri utazifite. Kandi wari bufate uwo muceri wenda ugafata n'imboga zawe z'ubunyobwa zivanzemo amashu, zivanzemo karoti, ugasanga uriye indyo yuzuye. Aho kugira ngo mwebwe mugire ngo indyo yuzuye ni kwa kundi kwa kurya ibinyamavuta birimo byinshi cyane, birimo amavuta menshi, oya, ahubwo indyo yuzuye niyo usanga harimo ibitera imbaraga, harimo ibyubaka umubiri, harimo n'ibirwanya uburwayi mu mubiri. Ndizera nashidikanya yuko abantu turi kumwe muri aya masaha dushobora kuba dufite icyo dukuyemo, tumenye ikiri cyangwa se igifasha muri izi ndyo zacu zigiye zitandukanye. Indyo yuzuye tumenye icyo ari cyo, tumenye icyo ishobora kuba yadufasha. Kurya indyo yuzuye byadufasha imibiri wacu cyangwa se intungamubiri kuba zakora umubiri wacu ukamera neza. Iyo uriye indyo yuzuye, uburwayi bwinshi busa nk'ubucogoye cyangwa se ikurinda uburwayi bugiye butandukanye bwo mu mubiri. Ya ndyo yuzuye ifasha ku ruhu. Uko urya bya biryo cyangwa se ya ndyo yuzuye irimo ibintu bitandukanye bifite kurwanya uburwayi, kubaka umubiri. Umubiri wawe urubakwa ukagira uruhu rusa neza, ukagira umubiri mwiza, ukagira ubuzima bwiza, wumva nta hantu ubabara kuruta wa wundi udashobora gutekereza ngo arye indyo yuzuye. Icyo nabashishikariza rero kuri uyu munsi ni uko twese twashobora kuba dufata iyo ndyo yuzuye irimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirwanya uburwayi. Ibyo ari ibintu bitatu bigomba kuba bigize indyo yawe ya buri munsi. Kandi icy'ingenzi tugomba guhora twibuka nk'Abanyarwanda mu mitwe yacu ni uko indyo iyo ngiyo igomba guhindagurika. Yaba uyu munsi nafashe ikijumba nk'indyo irimo ibitera imbaraga cyangwa se ibitera imbaraga, ejo nzafate umwumbati cyangwa se nzahindureho mfate umuceri. Aho kugira ngo uyu munsi ngume mfata kimwe mbisubiramo. Ibyo ntacyo byaba bimaze. Uko bihindagurika nibyo bigenda bifasha. Nkomeza no kubashimira ku bantu badukurikiye muri uyu munsi no ku bantu barimo kutureba muri aya masaha aho muri mu bice bigiye bitandukanye, abantu bakunda porogaramu cyangwa se gahunda zacu za Giant Voice TV. Mbashimira cyane kubwo kubana nanjye, mbasaba yuko mwakomeza gukora like, share, subscribe, mukandika muri comment, mukatubwira ibyo mwumva mushoboye ko kudusaba ko twabafasha cyangwa se ko twahinduraho ku buryo tubafasha tukabagezaho ibyo mwumva namwe bibafitiye akamaro. Tuzajya dukomeza tubane muri iyi gahunda ya Daily Life Program iba buri munsi guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru, kandi mukomeze